we yaraje ngera umugabo duhagaze imbere marene na pare nabo bahagaze yego uri kubyumva ni nuwo muri sinema ariko nago numuvuge mbaba simuvuga yego araza ibaze ko nashatse no kubivuga mu rusengero agakambuza warabibonye twarabibonye twese yego araza yaje nyine nta kintu afite mu ntoki ahita akuramo amafaranga yasubiza mu mufuka ajya kwicara nukuri kwima kandi n'umuhungu yego w'umusore yako nago navuga wari umusore hari benshi wimuvuga nago namuvuga ariko byarambabaje nago yatwambariye nago yakwambariye nago mvuga ikisharimo ariko yarari mu nyine yarahari waramutumiye se mwana mutumiye yego nese mwaje tutatumiye byo bande mwatumiye nyine ikintu nubwo yaratwereye ariko nta nubwo yatwebazwe isubijwerera oya gusa ikintu nabwira abantu ubundi hari imikino tugomba gukina ko twagera mu nzu y'Imana tukahubaha uri kubyumva yego ngiye byarambabaje ndebye kuntu ari umusore wiyubashye sha ndavuga wapi akona umuco mu nashatse no kwivuga mu rusengero waranze ko mvugira hejuru nanyamwagarara amafaranga wibye yabiceceka uri umugeni ndumye se nabimubwira ariko rata nubwo muri guseka oya nuguciba mu icyo kintu kukibona n'amaso giteye ubwoba mu rusengero no mu gaseke ariko ibyo nuri kubikurura umuntu aje nguje gutura agakora akuyemo amafaranga koko Kristo ariko mugiye kuri live mukitegereza mwabibona ni impamu y'Imana ngiye kurara ndebira y'Imana ishobora byose kuko ngiye naranavuze ariko waravuze uti ye yawe muntu oya wowe kuko unzu ndebye mu maso wahita ubibona wabona ko watabaje wahita ubibona nyine abantu banzi byabereye mu rusengero umuntu w'umusore wiyubashye sha ire ese ubwo ariyubashye we akaba namwe ire umuntu wambaye n'uwiyubashye mukabita oya nubwo ari menshi 5,000 umve ko atanakuyemo menshi njye niyo yambabaza nagira ngo ujye no kuyarura ikintu ndi kukubwira ikibazo gihari gutuza mu rusengero suko amafaranga ari benshi ahubwo bibereye he mu nzu y'Imana mu bukwe mu nzu y'Imana papi biraciriritse wasanga se arafite ikibazo oya cyandaza kumukubwira inyuma ya kamera nta muri asanga arafite ikibazo nacyo nimukubwira uramya ko ntacyo yari afite ahubwo ni imico mibi kandi ugasanga ashaba bagigira abantu te abakobwa mwaragwe nko ngwaka kugwa ari umugabo yajya ateza utwo mu nzu atereta kubi ibaze nyamba ndakwiyamye